Bahaye ikaze kandi bavandimwe mwebwe mukurikira iyi podcast bita Speak the Truth, kandi koko ni Speak the Truth. Ibyo tuba tugiye kuvuga ntago ari opinion zacu, ahubwo ni ukuri kuba mu byanditswe byera, aho umwami w'itorero ari we Yesu Kristo we yavuze ngo ijambo ryawe ni ryo kuri kandi ni naryo ryeza abantu bayo. Rero niyo mpamvu ibyo tugiye kuvuga atari ibitekerezo by'abantu nk'uko umuntu atekereza, ahubwo ari ukuri turi bubone mu ijambo ry'Imana. Rero insanganyamatsiko yacu y'uyu munsi turaba tuganira kuri Yohana 3:16. Ni umurongo uzwi n'abantu bose ariko n'abantu batajya bitaho cyane. Rero ndagira ngo tuze kuspendinga umwanya munini twibaza kuri uku kuri nyine kuri muri iki cyanditswe. Ni umurongo umwe mugufi cyane, ndetse abana bakuze biga muri Sunday School, ariko ndaza kugira ngo dufate umwanya munini naho uri wicare cyane utega amatwi ukuri kuri muri ibi byanditswe, maze Imana nibishima igukomereze mu kwizera. Niba udakijijwe nawe Imana iguha ubuntu, icyo tugusabira ngo uze gukizwa n'uku kuri. Nitwa Hategekimana Boris. Nanjye rwose nshimira ubuntu bw'umwami iyo nibutse yuko kuba mpagaze hano nuko twagira ikindi kintu tuvuga ari Imana yangiriye ubuntu ikanyirisha ijambo ryayo, ari ryo tugiye kumara umwanya munini tuganiraho. Ni karibu rero muri kino kiganiro cyacu. Nkuko nahoze mbibabwira rero, nakoreshaga ijambo riri mu bwinshi ngo turaba tuganira. Reka benteruduize cyangwa mbakire umuvandimwe turi kumwe nawe abibwire mu mumenye oje tugiye kumarana umwanya ungana gutya tuganira, kugira ngo tuganire tuziranye. Urakoze. Amazina yanjye nitwa Faustin Kimararungu. Nkaba ndi umwana w'Imana. Nanjye Imana yangiriye ubuntu, irankiza bidashingiye ku mirimo yanjye, ahubwo bishingiye kuri Kristo wenyine. Rero ibyo rwose mbishimira Imana, ko Imana nanjye nka wa muririmbyi yavuze ngo mu bo yacunguje amaraso ye, ngo nzi yuko nanjye ndimo, ngo nzajya ndirimba urwo rukundo ngo dukwize mu isi yose. Rero mu bo Kristo yacunguje amaraso ye nanjye nisanzemo, ubwo Imana yampaga kwihana no kwizera ubutumwa bwiza. Amen. Rero nkaba ndi umugabo, ndubatse, mfite umugore n'abana 2. Numva ari ibyo. Murakoze. Nkuko nahoze mbabwira rero, ntago turi hano ngo tuze guspendinga time turi kuganira ku bya amarangamutima y'abantu cyangwa trend, ibintu biba bimaze iminsi bisirikira ku mbuga nkoranyambaga, ahubwo dushaka kuvuga ku kuri koko. Nkuko iyi podcast yitwa, dushaka kumara umwanya wacu munini turi kuganira twibaza ngo ese niki ukuri, niki ni iki kiri muri uku kuri, nkuko twabibonye mu murongo mugari dufite kuza kuba tuganira kuri Yohana 3:16. Ni kugira ngo rero nk'ubwo tutagiye kuganira kuri opinion z'abantu cyangwa kuko abantu biyumva, duhere kuri icyo ngicyo twibaze ngo niki abantu bajya batekereza ku kuri cya kugakiza. Ko umurongo tugiye kuganira uravuga kugakiza, niki abantu batekereza kuri ibyo bintu. Ubitekerezaho iki muvandi? Brother, urakoze cyane. Mu by'ukuri Yohana 3:16 ni umurongo uzwi n'abantu, nubwo umuntu atabaza imirongo myinshi muri Bibiliya, ariko uyu murongo ni umurongo umuntu nyine abazi. Umurongo ubwirizwa kenshi mu nsengero. Ni umurongo abantu bigishijwe guhera bakiri bato. Ndabyibuka muri Sunday School rwose wasangaga nubwo abantu mu murongo woroheraga abantu abigisha b'abana kubigisha ni Yohana 3:16. Ariko mu by'ukuri nubwo uyu murongo uzwi, ariko ni umurongo abantu badasobanukirwa cyane. Ariko ni umurongo ujya werekana iby'agakiza mu mwuzuro wako. Niyo mpamvu uyu murongo urimo ubutunzi bukomeye cyane. Ntekereza ko wenda abantu bazakurikira iki kiganiro ahari ushobora kuzakubera mushya. Cyangwa se niba warizeye, Imana ishobora kugukoresha kugira ngo ikomeze ibyiringiro byawe. Amen. Ariko ku muntu utarizera, Imana yawukoresha kugira ngo izure umutima we, imuhe mu by'ukuri kumenya nyine iby'agakiza by'ukuri. Kubera ko ubundi tuzaba turi kwibaza iyo umuntu avuga ngo narakijijwe.
mu by'ukuri ni icyo bari kuvuga. Iyo umuntu avuga ngo narakijijwe cyangwa se ndi umurokore, ni iki mu by'ukuri umuntu aba avuze. Ariko hari nk'ibintu wenda tuzagenda tuganira muri uyu murongo, ubutunzi nyine buri muri uyu murongo. Yego. Ikintu cya mbere tuzareba icyo dukizwa. Yego. Muri uyu murongo nyine kirimo. Uyu murongo utwereka udukiza uwo ari we. Yego. Harimo n'abakizwa. Icya gatatu ukatwereka impamvu yamuteye kudukiza. Yego yego. Icya kane ni umurongo utwereka uburyo yakoresheje adukiza cyangwa se inzira yakoresheje adukiza. Icya gatanu ukatwereka icyo dusabwa kugira ngo dukizwe. Icya nyuma ukatwereka inyungu dukura mu gakiza. N'ibyo bintu urebye tuzareba nyine muri iyi nyigisho. Ni ibintu biranatangaje cyane ukuntu umurongo mugufi gutya ushobora kuvamo ibintu bigera muri 6, ndetse ahubwo ntekereza ko ariyo mpamvu abantu batawitaho ngo tugire umwete, kuko nk'uko tujya dusoma imvaho cyangwa twite ku bindi bintu tunacukumbura ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ariyo mpamvu nyine ikiganiro cyacu turi kuganira ku kintu bita ukuri. Ntangajwe n'ukuntu muri uyu murongo utageze no mu 200 urimo ibintu nk'ibyo ngibyo byose bikomeye bingana bityo. Ariko ni kugira ngo udufashe kwanza gutekereza opinion ziri hagati y'ibyo bintu byose abantu batekereza ku kintu kijyanye n'agakiza. Icyo ni ikintu cyiza kubera ko mbere y'uko tureba nyine mu by'ukuri agakiza Bibiliya igivuga, dukwiye kureba nyine uburyo butari bwo. Yego. Abantu batekerezamo gukizwa. Ikintu cya mbere mu buryo butari bwo abantu bajya batekerezamo gukizwa, ni uburyo umuntu ashobora kuba yari ari mu buzima bubi, akayoboka inzira yo gusenga, agashaka Imana, mu gihe runaka akava muri ubwo buzima, akagenda yamamaza mu mihana yose ngo yarakijijwe. Nyamara agakiza avuga anezerewe cyane, yavuye mu bukene, wenda akaba ari kurya, kugendera mu modoka, yego, akavuga ngo yarakijijwe. Ibyo bintu nyine ni uburyo bwa mbere abantu batekerezamo gukizwa, ariko mu buryo butari bwo, bupfuye. Ikindi kintu cya kabiri ni ukuba umuntu yarakuriye mu rusengero, cyangwa se agakurira mu muryango usenga, yaba avuka kwa pasiteri se cyangwa ahandi, ariko mu muryango wa Kristo, agakura atozwa ubwo buzima, byaba na ngombwa yewe akaza guhabwa n'inshingano mu idini, uwo muntu nawe akazajya yicara avuga ngo yarakijijwe. Yego. Mu by'ukuri hari n'abantu badatinya kuvuga ko bavutse bakijijwe. Yego. Ariko ndagira ngo nyine mbwira abantu yuko agakiza ntago ari umurage kavukana. Ntago agakiza nyine ari umurage duhabwa n'ababyeyi, ahubwo Bibiliya yerekana yuko agakiza Imana itanga ni impano itanga muri Kristo Yesu. Rero gutekereza ko gukurira mu muryango, kuvukira mu muryango wa Kristo, ukavuka utozwa iby'Imana, ugahabwa inshingano mu itorero, ugakura, ibyo bintu kwibwira ko ariko gakiza nyine kuba ari ukwibeshya. Yego. Ikindi kintu cya gatatu ni ukubatizwa. Abantu benshi batekereza ko kuba barabatijwe mu mazi menshi, yego, nyine umuntu ahita avuga ngo narakijwe. Amate se wakijwe ryari? Akavuga ati narabatijwe. Ibyo nabyo ni uburyo bupfuye abantu batekerezamo gukizwa. Yego. Ikindi kandi ni uburyo abantu batekerezamo gukizwa mu buryo butari bwo, ni uburyo nyine umuntu aba mu idini runaka, akaba yishimira kuba yanditswe muri iryo dini, agakurikiza imihango y'idini bitewe n'uburyo rero ayikurikiza. Ibyo bintu nabyo akaba ari byo avuga ngo yarakishijwe. Ubundi aho ngaho ku bantu basomye igitabo cy'umugenzi cy'umugabo bita John Bunyan, ajya bita ngo ni ba mihango y'idini. Ni abantu binjiye mu nzira isa nk'iy'agakiza, ariko buririye ahandi atari mu nzira agakiza kabonekeramo. Rero kuba wubahiriza imihango y'idini cyane, ukaba rwose ukiranuka muri yo, ibyo bintu ntabwo bivuze ko ukijijwe. Ubu nabwo ni ubundi buryo abantu batekereza mu buryo butari bwo. Ikindi kintu cya nyuma navuga ni ukugerageza kwikosora. Abandi batekereza ko guhindura imyitwarire yabo, kwirinda icyaha,
kugerageza kuba beza kurushaho ibyo bihagije kugira ngo bakizwe. Yego. Uzasanga nyine hari abantu mu by'ukuri nimba yaranywaga inzoga akazireka, niba wenda yari umusambanyi akabihagarika, ibyo bintu akagenda arebera uko kwikosora mu myitwarire, akaba ari cyo ashingiraho ngo yarakijijwe. Ariko gukizwa ntabwo ari ukwikosora, ni uguhinduka rwose kandi utihinduye. Yego. Rero iyi myumvire yose ihuriza ku kintu kimwe, ni ugukura Kristo ku mwanya wo kuba umukiza. Yego. Bavuga ngo umuntu uba wemera yuko akizwa nyine n'ibi bintu, akaba ari byo ashingiraho agakiza ke, ubundi nta kindi kintu aba ari kuvuga. Ni umuntu uba uvuga ngo Kristo ntabwo ari we mukiza, ahubwo iki kintu nemera nicyo kinkiza. Rero iyo ni myinshi, ariko nibura reka mvuze iyi ngiyi. Ibintu biratangaje cyane kuko binyibukije kera ubuzima twakuriyemo, aho twajyaga tuva, sinzabyagirwa, twajyaga tuva ahantu twasengeraga kera kandi hari kure mu karere ka Muhanga, tukajya mu kandi karere ka Ruhango Kanyarira, twiringiye yuko muri Kanyarira kuba turi kwihanirayo muri ibyo harimo ubugingo, kandi Imana nitubona ivuga ngo Mana, nyine nko kwemeza Imana akaba akabonye kugira ngo twemere. Ukomoje ku kintu cyo kubatizwa, ni ku kuntu hari igihe twageze rwose imyaka iragera, ababyeyi bakakubwira ati none imyaka yageze, wakuze, genda ubatizwe, ubwo urabukishijwe. Nyine bikaba ari nkaho hari imyaka runaka umuntu agera akabatizwa. Nyine rwose Imana idufashe tujye tugaruka ku gicumbi cy'ukuri, ari niyo mpamvu turi kuganira, tuvuge nyine ukuri kw'ibi bintu. Ndagira ngo tutatinze rero twinjire mu kuri kw'ibi bintu. Yego. Duhere ku cyambere, kwera iki abantu koko, kuko umurongo wavuze ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ni ukuvuga ngo rero hano reka turebe ikintu cya mbere. Yego. Ubundi dukizwa iki? Ni iki mu by'ukuri dukizwa? Urebeye muri uyu murongo haravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Bavuga ngo iyo Bibiliya iri kuvuga icyo dukizwa, yerekana ko dukizwa ukurimbuka. Kurimbuka ni iki? Cyangwa se nyine ijambo kurimbuka ni iki? Hari amagambo ngiye kuvuga Bibiliya igikoresha mu buryo butandukanye, ariko uri gusobanura iki kintu cyitwa kurimbuka. Wenda n'umuntu nasoma Bibiliya akayageraho ajya amenya ko iki kintu, iri jambo risobanura nyine aya magambo yose ngiye kuvuga. Uzasanga muri Bibiliya basobanura ijambo kurimbuka bavuga ko ari urupfu rwa kabiri. Sibyo? Hari ahandi uzasanga bavuga kurimbuka bavuga ngo ni inyanja yaka umuriro n'amazuku. Yego. Hari ahandi uzasanga bavuga ngo ni ukujugunywa ikuzimu. Hari ahandi uzasanga bavuga ngo ni igihano cy'iteka ryose. Hari ahandi uzasanga bavuga ngo ni ugutandukanywa n'Imana iteka ryose. Hari ahandi muri uzasanga bavuga ngo ni ugucirwaho iteka cyangwa se kurimbuka iteka ryose. Hari n'ahandi uzasanga havuga ngo ni ukuba umuntu ariho umujinya w'Imana. Nuvuga ngo aya magambo yose asobanuye nyine iki kintu cyitwa kurimbuka ku iteka ryose. Nuvuga ngo ibi byose mvuze bifite nyine igisobanuro kimwe, kuko Imana ari y'iteka ryose kandi Imana ikaba yera. Nuvuga ngo n'igihano izahana umunyabyaha ni igihano cy'iteka ryose mu bandi. Niyo mpamvu Abaroma igice cya 6 umurongo wa 23 ajya avuga ngo ibihembo by'ibyaha ni iki? Ni urupfu. Ntabwo ari urupfu gusa rw'umubiri, ahubwo ni ukurimbuka ry'iteka ryose. Iki rero nicyo dukizwa. Kubera icyo ari ingenzi se ko twumva ko uyu muntu akwiye gutekereza kuri iki kintu cyakurimbuka nyine, biri essential ko Yesu Kristo nk'iki kiganiro yari kugirana na Nikodemo amubwira iki kintu kikaba ingenzi, yuko umutamwizera nyine, kuko no mu mirongo hejuru tubibona ko ari cyo yari kuvuga no hasi, ko gucirwaho iteka ari ku bantu bose batazizera uyu mwana. Ni ihe danger uwo muntu arimo, cyangwa ni ubuhe buba arimo butuma icyo gihano kimugeraho? Urakoze cyane. Nuvuga ngo nk'uko tuvuze yuko nyine
dukizwa ukurimbuka kw'iteka ryose nk'uko tubisobanuye, ibyanditswe byera byo bihamya yuko umuntu avuka ari umunyabyaha. Yego. Sibyo? Kandi kuvuka ari umunyabyaha, ibyo byonyine byamuhamije yuko ariho umujinya w'Imana. Bivuga ngo umuntu avuka mu rukiko rw'Imana yarakatuwe kurimbuka by'iteka ryose. Ibintu ushobora kubivuga umuntu agahita avuga ati kareka, navutse ndi uwo kurimbuka gute se? Ibyo bintu birashoboka. Ariko nk'uko twabibonye yuko ibihembo by'ibyaha ni urupfu, kandi Bibiliya igahamya yuko umuntu avuka ari umunyabyaha. Bivuga ngo kuva avuka ari umunyabyaha ni ukuvuga ngo avuka ariho umujinya w'Imana, kubera ko Imana yo yera. Turaza kubireba. Mfasha kuri icyo kintu ubishyigikiza icyanditswe, nyine tuvuga ukuri koko, tutaza gutanga opinion z'abantu. Ni gute umuntu avuka ari umunyabyaha? Hari icyo Bibiliya bivugaho cyane rwose. Yego. Ikintu cya mbere reka turebe ukuntu umuntu, Bibiliya nyine uburyo ibihamya ukuntu umuntu avuka ari umunyabyaha. Zaburi ya 51 umurongo wa 7. Yego. Dawidi yari ari kwihana icyaha yakoze cyo gusambanya muka Uriya akica Uriya. Sibyo? Ariko ajye kwihana ku murongo wa 7 Zaburi ya 51 aravuga ngo dore naremanywe gukiranirwa. Yego. Ngo mu byaha nimo mama yambyariye. Muri biri jambo ry'Imana ho haravuga ngo dore ndi umunyabyaha kuva nkivuka, ndetse ndiwe kuva mama kinsama. Nyine wumve uburyo Dawidi ajya kwihana icyaha yakoze nko gusambana nk'igikorwa. Yego. Ariko yahise atangira yerekana ivuko rye. Aravuga ngo nubwo mu by'ukuri nasambanye, ariko mwami wibuke ko ariko navutse. Ndi umunyabyaha kuva kivuka, ndetse ndiwe kuva mama akinsama. Zaburi ya 58 umurongo wa 4 hajya avuga ngo umunyabyaha atandukanywa n'Imana uhereye ku kuvuka kwe. Umunyabyaha atandukanywa n'Imana uhereye ku kuvuka kwe. Ngo ndetse ngo iyo avutse ngo uwo mwanya ariyobagiza ngo akabeshya. Bishatse kuvuga ngo mu kintu cya mbere umwana akora nyine ni icyaha. Ni nayo mpamvu nyine usanga nta mwana bajya bigisha gukora ikibi. Yego. Cyakora bajya bamwigisha gukora ibyiza, kubera ko ikibi cyo arakivukana, aragifite muri we. Uko rero kuba abanyabyaha guhera tukivuka nyine biva hehe? Bibiliya ivuga neza mu gitabo cy'Abaroma igice cya 5 umurongo wa 12 hajya havuga ngo kuko ibyaha byazanwa mu isi n'umuntu umwe. Yego. Urupfu rukazanwa n'ibyaha. Niko urupfu rugera ku bantu bose, kubera ko bose bakoze ibyaha. Bibiliya iri kuvuga uyu muntu umwe, Imana iri kuvuga Adamu. Bivuga ngo umunsi Imana yaremaga umuntu utunganye, ikamushyira mu ngobyi ya Edeni, ikamuha byose, ikabimwemerera, ariko ikamubuza igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi, ikamubwira ngo umunsi yakiriho no gupfa azapfa. Umunsi rero Adamu atumviye Imana, kubera ko Adamu niwe wari uduhagarariye imbere y'Imana. Yego. Acumuye rero twese twaracumuye. Nkunda Yesaya 64 umurongo wa 5. Yego. Ivuga ngo twese twahindutse abanduye. Kuko nibyo twakiranutse ngo n'ubushwambagara buzibizi. Iri jambo rivuga ngo kuko twese twahindutse abanduye, ni ukuvuga ngo twese abantu hari ubwandu dusangiye. Icyo cyo inyoko muntu yose hari ubwandu dusangiye, kuko twese twahindutse abanduye. Yego. Bivuga ngo ubwo bwandu rero dusangiye ni icyaha. Wabyemera utabyemera, waba ubyumva waba utabyumva, Bibiliya ihamya yuko twese twahindutse abanduye. Hari ubwandu dusangiye bwitwa icyaha. Niyo mpamvu Pawulo nawe ajya kubihamya mu gitabo cy'Abaroma igice cya 3 umurongo wa 23 aravuga ngo uko bose bakoze ibyaha, bose ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Rero iyo tuvuga ko turi abanyabyaha, tuvuga ko turi abanyabyaha kubwo inkomoko y'icyaha cya Adamu. Abagatulika bakunda kucyita ngo ni icyaha cy'inkomoko. Yego. Sibyo? Ibyo rero ngaha hantu twanduriye twese yuko turi abanyabyaha. Bibiliya rero ikerekana ko uko tuvuka turi abanyabyaha, tuvuka turiho umujinya w'Imana. Abaefeso igice cya 2 umurongo wa 3 hajya bavuga ngo kubwa kavukire yacu twarabo kugira umujinya nk'abandi bose. Bivuga ngo umuntu wese akwiye kwicara ahangaha akamenya neza yuko avuka ari umunyabyaha. Sibyo? Ikindi kandi akamenya neza yuko avuka ariho umujinya w'Imana. Avuka yarakatiwe kurimbuka kw'iteka ryose mu maso y'Imana.
noneho ndumva umutima wanjye utangiye kwakira neza impamvu uku kurimbuka koko kuri riyo. Ariko nunganiye kuri icyo kintu uvuze, noneho tuzanye n'impamvu indi fagiti y'ibifatika. Muri twarigiye imitima yacu ikunda gusa nkaho igira pride, ikavuga ati se bose, iyo bose, kandi ari muri bose b'imfashanyo, muri twe nta n'umwe utaza ngo tujye gufashwa. Ariko iyo ari bose y'abanyabyaha, twese tuhita duhunga. Ariko iyo bose ikintu giprovinga yuko nawe ujya uhakana icyo kintu urimo, nuko ubuzima bwawe buguprovinga kuri umunyabyaha. Kuko yaba Adamu yarakoze icyaha we ntugikore, nakakumvise. Ariko uyu munsi, umunsi ku wundi, ugira igomwa, urararikira, urifuza, ibyo bintu biguprovinga yuko uri mwene Adamu. Nicyo kintu ngiye gusobanura hano, nivuga ngo kugira ngo noneho tubivane muri rusange. Yego. Tubyegereze nyine umutima wa buri muntu. Yego. Nyine nkwereke uburyo nawe nyine ukwiye kurimbuka. Abaroma igice cya 8 murongo wa 7. Bibiliya igiyerekana nyine uko tuvuka, uko tuba tumeze. Hajya havuga ngo kuko umutima wa kamere first ngo ni umwanzi w'Imana, ngo kuko utumvira amategeko yayo. Yego. Aravuga ngo ndetse ntushobora no kuyumvira. Ntushobora. Vuga ngo ikintu cya mbere cyerekana ko umuntu ari umunyabyaha kandi akwiriye kurimbuka, ni uko atumvira amategeko y'Imana. Yego. Kandi tubona ko Adamu ntiyumviye amategeko y'Imana, uko kutumvira kwiwe kwakomezanyije n'urubyaro rwe. Vuga ngo tuvuka tudafite n'ubushobozi bwo kumvira amategeko y'Imana. Kandi amategeko y'Imana ikintu gikomeye cyane nuko Imana yo amategeko y'Imana ntago ameze nk'ay'abantu. Yego. Imana isaba ko umuntu yumvira amategeko y'Imana 100%. Nituvuga amategeko y'Imana 100% ni mu bikorwa ndetse no mu mutima, kubera ko amategeko y'Imana ntago areba gusa ibiri inyuma. Yego. Areba n'imbere mu mutima. Reka ntange urugero hano. Nk'abantu wenda bagira akazi, wenda mu gihe cyo kugera ku kazi wenda ari saa moya, bakagira wenda fingerprint, bakoraho saa moya nyine akaba yahageze agatacinga, sibyo? Nuvuga ngo uwo muntu wahageze saa moya mu kazi aba ari umukozi mwiza, sibyo? Yego. Ku buryo bashobora aba ari umukiranutsi, ku buryo banagiye no guhemba ku bantu nyine bubahiriza igihe uwo muntu bamuhemba. Ariko hari ibintu batajya babona. Hari ukuntu abyuka aba bakoresha saa moya bagiye basi banihangana bagashyiraho basi na saa 2:30, uko kwivovota bambujije kuryama. Nyine uko kwivovota ko ntago bakubona, sibyo? Mu by'ukuri yabaye umukiranutsi inyuma mu maso y'abantu, mu maso y'abantu, ariko imbere aho abantu batabona. Yego. ntago byo bari kubibona. Ariko Imana yo rero ntago yita gusa ngo wayumviye inyuma, ahubwo iraza ikareba no mu mutima. Ikareba. Niyo mpamvu Yesu ku cyigisho cyo ku musozi muri Matayo igice cya 5 asobanura uburyo amategeko akwiye kumvirwa. Afata nk'urugero, afata itegeko rivuga ngo ntukice. Yego. Tuzi ko kwica ni ukwambura umuntu ubuzima. Yego, yego. Sibyo? Ariko aravuga ngo nurakarira umuntu cyangwa ngo ukamutuka ngo wagicucu, already wowe uba ukwiye guhanwa nk'umuntu wamwishe physically. Ayo ni amategeko y'Imana. Rero ni ukuvuga ngo mwumve igipimo cyo kumvira amategeko y'Imana. Ntabwo gusa ari inyuma, ahubwo ukwiye kureba no mu mutima. Nimba wararakaye kuva wavuka, wavuye mu mubare w'abantu bakumvira amategeko y'Imana, kuko icyo Imana isaba ni ukuyumvira 100%. Yego. Kavuga ngo ntugasambane. Ariko Yesu aravuga ngo niba urebye umugore mu mutima ukamwifuza, yego, wamaze gusambana. Kandi Bibiliya ikerekana muri Yakobo igice cya 10 avuga ngo umuntu wumviye amategeko yose agasitara kuri rimwe ngo aba ayishe yose. Rero ninde muntu wahagarara hano akavuga ngo amategeko y'Imana yumvira yose 100%? Ninde utararakara? Ninde utarifuza? Nimba warakoze kimwe muri icyo, wavuye mu mubare w'abantu bakumvira amategeko y'Imana. Bityo rero ibintu bigahamya ko uvuka urugero kandi ukwiriye kurimbuka, kubera ko igihano cy'umuntu utumvira amategeko y'Imana 100% no kurimbuka by'iteka ryose. Hari indi nguni rero abantu bajyamo umuvandimwe, iyo yumvisha akavuga ati okay, mbonye ko amategeko y'Imana yo none ntayabashije, reka ngerageza imirimo myiza. Ati noneho basi imirimo myiza yo ngerageza kuyikora. Ariko Yesaya 64:5 yego, hanyuma ngo twese twahindutse abanduye, ngo nibyo twakiranutse, ngo n'ubushwambagara bwuzuye ibizinga. Okay, numva ngo kuko twabonye ko tuvukana ubwandu bw'icyaha n'ibyiza dukora biba bivanzemo n'ubwo bwandu.
biratangaje cyane. Ndumva nkoze summation y'ibyo bintu byose uvuze. Yego. Kimwe mu bintu ubwo abantu baza no gukura muri ibi bintu turi kuvuga, ushingiye no muri ibi bintu turi kuganira, ku bantu Yesaya yabivuzeho, ku byo abantu bagerageza gukorana uburyo Imana ibibona, ubwo bivuze nk'inzira yo ku muntu yitwa agakiza nk'uko twari tubyibaza, ntiri ku muntu. Ntiri ku muntu pe. Nicyo bishatse kuvuga ngo ntago Imana ikubujije gukora neza rwose, si bibi bifasha sosiyete. Ni ukuri pe, wakora neza ugakora abantu neza, abantu bakishima, kandi n'ibikorwa nyine bikagira abantu umumaro. Yego. Ariko ibyo bintu ntukabifate nyine ngo bimurikire Imana, kubera ko kuri yo ni ubushwambagara bwuzuye ibizinga. Ni ukubera iki nyine byo nabyo nyine Imana ibifata nk'icyaha? Ni ukubera ko nyine Imana yera, turaza kubireba. Imana yo irera ku buryo muri yo hatarimo ubwandu bw'icyaha na kimwe. Ibyo byiza rero kubera ko bivanzemo n'icyaha, ku Mana nayo ni icyaha. Ibyo rero ntabwo Imana yabyakira. Bityo rero ukwiriye kurimbuka, ukwiriye nyine ukurimbuka, kandi kurimbuka by'iteka ryose, kuko nicyo gihano Imana iha abantu batumvira amategeko yayo, batabasha gukora ibyiza ku kigero nyine cy'ibyiza isaba. Wibuke mu gice cya 19 Matayo, igihe wa musore w'umutunzi yaje abwira Kristo, aramubwira ati nkore cyiza ki kugira ngo mpabwe ubugingo buhoraho. Urumva ko we yibwiraga ko ubugingo buhoraho umuntu araza kubuhabwa nuko hari icyiza yakoze. Arangije Kristo aramubwira ngo unyitira iki mwiza? Aravuga ngo umwiza ni Imana yonyine. Nuha ngo yarashatse kumwereka ko mu by'ukuri wowe nta cyiza kikurimo. Icyiza ni Imana igifite, ni nayo igipima. Rero ukwiye kumva ko imirimo yawe wayimurikira Imana, yagira abantu neza, ariko imbere y'Imana no gushwambagara bwuzuye ibizinga. Ibi rero uko twari turi kuvuga bikerekana yuko nyine nawe ubwawe wagakwiye kwemera ko uri munsi y'umujinya w'Imana. Nyoko muntu yose kuko Bibiliya yabigaragaje. Yego. Iyi rero muvandimwe ni inkuru mbi nyine ku bantu bose. Ni inkuru mbi ku bantu bose. Niba waravutse ku mugabo n'umugore, ikintu ukwiye kwicara nyine uzi ni uko uvuka uri umunyabyaha, kandi ibihembo by'ibyaha ni urupfu, ni ukurimbuka by'iteka ryose. Iki rero ni ikintu cya mbere nyine abantu bakwiye kumva, ni uko icyo dukizwa ni ukurimbuka ku iteka ryose. Biratangaje cyane. Ubwo mise nibuka nyine biriya bintu Pawulo ahamya mu Baroma 6 yuko Imana ni nziza mu kigero itazagahirwamo ku byo abantu bakoze, izabitura rwose. Ibihembo by'ibyaha bakoze uko kurimbuka kuzabageraho. Kandi utekereze nyine igihembo gihabwa se umuntu umeze ute? Wakoze? Gihabwa umuntu wakoze. Umuntu wakoze aba akwiriye igihembo. Rero igihembo cy'ibyaha byacu ni ukurimbuka ku iteka ryose. Yego. Kandi nibibe gutyo kubera ko Imana yera. Yego. Duhuje ubwo ibyo bintu byose muvandimwe rero, biratangaje yuko nyine umutima wanjye rwose n'ujya ugishaka no kwishyira hejuru ku kintu kiri concerned n'ibintu byo mu ijuru no kwambaza Imana Data. Nkwiye kubanza nyine kwitekerereza na verbe to do ngomba kuyikuramo, nkakuramo ikintu bita gukora. Yego. Narangiza nkabanza nkimenya yuko ndi umunyabyaha rw'imbi, udakwiriye icyiza kiva ku Mana, ahubwo ukwiriye umujinya wayo. Yego.